It was back in the start. Yes, of course, reka nizere ko mumeze fresh sana n'ubundi nizera ko ibintu ari fresh sana. Today it's a Friday, ndi muri studio ni Leonard Nshimimana of course, ariko nago ndi njyenyine, ndi kumwe na Legend, umuhanzi wabigize umwuga. Legend, turakwakiriye muri studio ano kuri Any Today. Yeah, murakoze cyane kumushyira kuri. Yes, ubu urihe, uherereye he? Yeah, ndi Kigali. Ntabwo ko ari Kigali. Okay, nanjye mvuga ko uri umuhanzi ariko abantu bashobora kutabyemera. Urabitubwira gute kugira ngo babyemere? Nta kundi ndi umuhanzi. Yego. Gusa wenda batabizi, wenda bari muri YouTube yanjye Kevin Weekend. Turaza no kubabwira sinzi, ariko YouTube hari bitandukanye nagiye nkora mu bihe bitandukanye zagiye zikundwa. Yeah, that's it. YouTube channel ni Legend. YouTube channel ni Kevin Legend. Yego. Yeah, barabona ibihangano bitandukanye twagiye kugenda dukora. Iriho indirimbo zingahe? Ntabwo umubare neza, ariko hari indirimbo nyine zihagije. Yego, mu ndirimbo zigiye zitandukanye ziri kuri iyo YouTube channel, iyo wumva ari nziza cyane kurusha izindi yitwa ngo iki? Biragoye kumva nyine ko wenda nk'umuhanzi kumva indirimbo zawe zitandukanye, ariko zose ari nziza. Gusa ikintu mbona kitandukanye biterwa n'ukuntu zagiye zikundwa, n'ukuntu abantu nyine bagiye bazishimira mu buryo butandukanye. Gusa ariko zose ndabona ari nziza kabisa. Yego. Okay, muri izo ndirimbo zose ni nziza, ubwo uraturirimbiramo imwe rero? Nta kibazo kabisa, nta kibazo. Twagiye. Pinkira shoboye kwita ishama pinkira ni bie akindi nayo ya wamumye fasta narinzi ko ari njyewe master ukwikoma kwana urabizi byawe ni wane baby na manza bakapo wenda kunsasa ubanza nzasara reka sha iyo love is overdose frequency ufatiraho ntiyahinditse ye byanze kwifata byo birananiye va muri iyo dahirema bigikukura mu masana nuko yarimeze. Wow. Indirimbo zawe ni nziza cyane. Ni ukuvuga ngo birumvikana abantu benshi umuziki wabo ukunze kuba waratangiriye muri high school. Ni ukuvuga ngo indi ndirimbo abanyeshuri bo muri high school bakundaga cyane yawe ni iyihe bakundaga cyane? Ni koko nyine usanga kenshi batangiye high school. Nanjye urebye nanjye usanga wanatangiriye. Indirimbo abantu bagiye bagenda bakunda cyane abanyeshuri. Yego. Ni ikigo kumenya yitwaga Eden. Yeah. Niyo navuga ko abanyeshuri twiganaga nyine kera nk'iya high school. Niyo ndirimbo nyine wavuga nyine buri munsi wenda ugeze unyumvaho ugeze umbonaho
ahantu nigaga ntabwo yapfa kuyoberwa. ubwo nayo ugiye kuyituririmbira aho rero. Yego. Ntabwo nibuka cyane ariko nagerageza. Yego. Baciye imyaka myinshi n'ikindi. Yego. Nawe urabizi. Yavugaga ngo yego. uri uwa mbere ukaba uwa nyuma mu mutima ni wowe ugandemo. I never leave you when I love you. Kupangana ko nabonye impamvu. I just wanna love you. Baby, you're in my love. I just wanna love you. Baby, I never leave you. Eden. Yeah, something like that. Ntabwo nyibuka cyane ariko aravuga ngo ndetse karatuvuga ngo Edeni yeah, something like that. Ntabwo nyibuka cyane ariko niko ari meze bajya bakayishacinga kuri YouTube no kuri ayo platform ndetse bayibona nyine. Yego. Indirimbo zawe kari nziza cyane, ni mu buhe buryo zipromotingwa? So uburyo bwa promotion nkoresha uburyo butandukanye. Yego. haba kujya ku ma radio stations also n'ama social medias. Yego. Ntabwo ari uburyo kugeza ubu ndimo ndakoresha by'umwihariko YouTube channel ndetse na Instagram. Yeah. None se ko numva indirimbo zawe ari ziri mu buryo bwa romantique, ubwo muri high school abakobwa ntabwo baragusariye? navuga ko ntabwo abantu bakwiye gusarira abandi ariko byari bikunditse wenda nyine uko byari bimeze bitu cyangwa nawe nyine sinzi uburyo nabivuga amato. Yego. Birasa nkaho utangiye kwibagirwa umuziki wawe rero, sinzi utuntu ushobora kuba uhugiyemo cyangwa uburyo uri bukoreshe kugira ngo wongere uzamuke. No man, ntabwo navuga ko ari ukwibagirwa ntabwo navuga ko ari ukwibagirwa music. Yego. So nyine hari gisanga wenda nk'indirimbo urana imaze imyaka. Yego. Nimaze imyaka myinshi nyine ntabwo wenda ni uko wenda untunguye nyine ugatuma wenda ibintu bya high school numvaga atari ibyo wenda wambazaho nyine nuko ntunguye ariko nyine ibyo gato nyine mpita nyine ngaruka kuko urumva nyine baciye igihe kandi nyine urana abantu bari mu tuntu twinshi. Abantu benshi bari barakubuze rero, kandi ndumva abantu wenda bashobora kuba bakubona bya hafi ari abo mwiganye, gusa abo mutiganye n'abandi bagiye batandukanye bari barakubuze. Ubafitiye ubuhe butumwa by'umwihariko ku ndirimbo? Ese hari indirimbo uteganya gusohora mu minsi igiye gukurikira cyangwa mu mezi agiye kuza? Uratubwira. So abantu baherukanye turakumburanye, nanjye ndabakumbuye. Ntabwo navuga ko wenda ari abanyeshuri twiganaga gusa, tubonana n'abandi tugenda duhura mu ma event atandukanye. Yego. Tugenda duhura gusa ariko nyine muri rusange abantu turakumburanye. Maze iminsi hari zingana hanze. So ubwo ntekereza ko ubutumwa nabaha muri aka kanya ndabakunda nabo barabizi, nawe nabo ndazi ko bankunda. Navuga ibijyanye na music, ibijyanye na kariya
ndabishyura kuko mfite imyuziki myinshi kandi bimeze neza, tekereza bazabikunda, nzashyira hanze mu minsi itarambiranye, iminsi ya vuba. Yego. So bavuge hafi bitegura kuvayidinga music imeze neza, nibyo navuga. Yego. Good. Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni Reni Today Showbiz Tonight kuri uyu munsi kuri wa gatanu. Turagushimiye ariko tutarakurekura. Mu ndirimbo uteganya gusohora hazaba harimo collab. Urakoze cyane. Andi muntu wenya gusohora harimo collaboration n'abandi. Yego. Harimo collaboration n'abandi, wenda muzamugenda mubibona agaciro cy'uko nzaba imyenda ndizinga. Harimo collaboration. Yego. Okay, reka tugushimire ariko sinzi niba hari icyo wasaba abakunzi bawe. Wababwiye ikikuri ku mutima ariko hari n'icyo wabasaba. Urakoze. Nabasaba kongera nibaga kongera kumva ko mari bamaze iminsi bakansaporta mu buryo butandukanye. Yego. Yabwo kureba amavideos yanjye, music, so no mu bundi buryo. Na support ibitekerezo bikenewe, ari ibikenewe n'ibitekerezo by'abandi bantu kugira ngo ukore ibintu nyine bimeze neza birenzeho. So icyo nicyo nabasaba support mu buryo butandukanye bwose. Yego. That's it. Yego, reka tugushimire wakoze kubana natwe mu kiganiro Reni Today Showbiz Tonight hano kuri Reni Today. Komeza kugira weekend. Mwakoze muri Friday. Yego. Urakomeza kugira weekend nziza. Namwe rwose mukomeze kugira weekend nziza, nabashimiye. Yego. Yes, of course, murabyumva neza, ni Legend twavuganaga hano mu kiganiro Reni Today Showbiz Tonight. Mbabwira ko ibintu bikomeje kugenda biba fresh sana, hamwe na DJ Phil Peter agira ati thermometer. Like it was back in the start.